mwiza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu muri no press conference yabereye muri BK Arena, The Ben yakoze icyo twakwita nko kwihorera cyangwa se gukubita agashyi ku nda mugenzi we Bruce Melodie. Ibi byakijije impaka n'amakimbirane yari ari hagati y'aba bagabo babiri bombi, byari bishingiye ku guhanganira umwanya wa mbere mu muziki nyarwanda. Abafana bo ubwabo bonyine babonye umwanya wo kwicara maze bitoreramo umwami nyakuri bari bakeneye, basanze ari The Ben. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru, reba ino video kugeza irangiye. Mwitangira gihangana ry'aba bagabo babiri bombi, navuga ko Bruce Melodie yabanje gukorana na The Ben kuko yabanje gukoresha amagambo ari nk'ayo kumwishongoraho bitewe n'uko yari afite audience nini mu gihugu, The Ben akaba yifite hanze y'u Rwanda, bigatuma abanyarwanda benshi bashyigikira Bruce Melodie. Gusa The Ben ntacyo yigeze avuga ko aya magambo navuga ko ari mabi yabwirwaga na Bruce Melodie. Gusa ibi byarangiye aho The Ben yasubizaga Bruce Melodie mu ndirimbo y'isi Indabo Zanjye ubwo bari gutegura igitaramo cyitwa New Year's Groove cya The Ben. Abafana bacyumva indirimbo The Ben yari amaze gukora, bahise bavuga ngo The Ben arazimye bitewe n'uko guceceka kuno mugabo byatumaga abasha gutsinda igitero Bruce Melodie yabaga asa nk'umugabyeho. Hashize iminsi mikeya Bruce Melodie ahita akora indirimbo yise Pompopo ari kumwe na Diamond, bahita bavuga ngo ibyanditswe birasoje, karabaye noneho The Ben arazimye. Gusa ibi ntago ariko byagenze kuko indirimbo yasohotse mbere y'uko icyo gitaramo kiba, birumvikana ko yari iri mu ndirimbo agomba kuririmba. Gusa ibi byabaye challenge ikomeye cyane kuri uyu muhanzi The Ben. Muri iki gitaramo abafana bari bigabuyemo ibice bibiri, abashyigikiye The Ben n'abashyigikiye Bruce Melodie. Gusa ibi ntago ariko byakomeje kugenda bitewe n'uko Bruce Melodie yari amaze gukora indirimbo nini afatikanyije na Diamond, kandi uyu Diamond afitanye indi ndirimbo na The Ben yanamenyekanye cyane yitwa YIHOREYE, akaba ari nacyo cyatumye abafana benshi bajya ku ruhande rwa Bruce Melodie, kuko bamwe mu bafana Diamond hano mu Rwanda babahuriyeho na The Ben bitewe n'uko ari we munyarwanda babashije gukorana indirimbo nini bwa mbere nyuma ya Mico The Best. Iyi akaba ariyo mpamvu nyamukuru yatumye uno muhanzi Bruce Melodie basa nk'abamuhaye ikamba ry'ubwami. Nubwo byari bimeze utyo, The Ben navuga ko yakoze neza kuko Bruce Melodie nta manota menshi navuga ko yamurushije. Ndetse na mbere y'uko icyo gitaramo kiba, aba-influencer benshi bo mu Rwanda ndetse n'itangazamakuru ryagarukaga kuri uyu Bruce Melodie cyane, kuko The Ben yari atarakora performance nyinshi mu gihugu ngo turebe performance ye ukuntu ibimeze. Nayikoreye asanga itangazamakuru riri gupromotinga Bruce Melodie cyane, ari nayo mpamvu wasangaga abafana benshi bari kuri Melodie, ariko mu by'ukuri umuntu wakoze performance nziza ni The Ben. Umunyarwanda yabivuze ukuri ngo kwambara ipantaro ya Sony bikugira umugabo wa nyoko. Noneho ubungubu umwami nyakuri aramenyekanye. Umwami nyakuri ni The Ben, cyane ko no muri press conference umuntu wumva kugarukwaho cyane yari The Ben. Umuntu wabonaga ko abafana bishimiye ari benshi ni The Ben. Ese ni ukubera iki Bruce Melodie atakiri kuvugwa? Reka nzaba aricyo tureba. Iyi ndirimbo Pompompo
Bruce Melodie aheruka gukorana na Diamond niyo aheruka gukora, ntago yigeze abona umwanya uhagije wo kuyipromotinga mu Rwanda, ahubwo yirirwaga yiruka muri za Nigeria, bityo bituma The Ben amukorana. Gusa nanone sinavuga ko The Ben yakomeje gukora imishinga, kuko indirimbo aheruka gukora ari Indabo Zanjye, ariyo n'ubundi yasohoye mu gihe kimwe na Bruce Melodie. Ibi The Ben ari gukora nabyita nko kwihorera, kuko igitaramo cy'ubwashize cya The Ben New Year's Groove habayeho gukomwa mu nkokora na Bruce Melodie bitewe n'icyo kibazo cyabayeho, none ubu ngubu nawe agiye kumukorana mu gitaramo cye yise Summer Country Tour. Kugeza ubu The Ben yamaze guhabwa intebe y'ubwami igitaramo kitaraba, ngaho gibaze n'ikiba noneho Melodie azase. Amwe mu magambo yavuzwe n'umuhanzi ukomeye Bushari, yaravuze ngo The Ben ni umwami w'ibihe byose, Bruce Melodie akaba umwami w'igihe turimo. Noneho ndabyemeye, gusa noneho n'igihe turimo The Ben arakimunyaze, kuko The Ben ari umwami w'ibihe byose, Bruce Melodie akaba umwami w'igihe turimo, bivuze ngo n'igihe turimo yari afite nicyo The Ben yari yamutije. Ubu noneho ku y'inshuro aracyisubije. Feedback Bruce Melodie yabashije kubona muri New Year's Groove ntabwo yari urukundo, yari agahararo. Ubu noneho umwami nyakuri yigarukiye. Zimwe mu ndirimbo zabaye hit za Bruce Melodie ubu ngubu iyo uzumvishe wumva ari karahanyuze, gusa iyo bigeze kuri The Ben n'indirimbo yaririmbye agitangira kariyeri ashobora kuyiririmba kandi ukumva igifite icyanga kandi ikiri nziza. Ibi ntabwo mvuze yuko Bruce Melodie akora indirimbo mbi, icyo nashakaga kumvikanisha nuko indirimbo ziwe aba ari agahararo, zumvwa igihe gito cyane zigahita zibagirana. Mu isi y'imyidagaduro umuntu navuga ko ari we mwami w'umuziki ni The Ben. Iyo bigeze kuri platform irebwa n'abanyarwanda benshi, YouTube, usanga Bruce Melodie arusha The Ben namba ya views ndetse akanamurusha subscribers. Iyi niyo mpamvu akurikiranwa n'abantu benshi mu Rwanda. Gusa ntago ariko bimeze ku zindi mbuga nka Audiomack ndetse na Spotify, usanga ahangaha yaramukoranye cyane uyu nguyu, ndetse kenshi ukanasanga indirimbo yiwe ishobora kugira miliyoni 12, ariko ugasanga kuri Audiomack nta n'ibihumbi 10 ifite. Impamvu ibi bintu bikunze kubaho nuko uyu mugabo Bruce Melodie agura views, ari nayo mpamvu usanga The Ben arusha Bruce Melodie amafaranga, kuko Bruce Melodie ndetse na management yiwe amafaranga yose bafite bayashora mu kwamamaza ibihangano bye ndetse no kugura views. Ugasanga umuziki ntacyo binjiriza uretse kwirwa ngo ni ibyamamare gusa. Uyu mugabo The Ben akaba afite amafaranga ndetse akaba anafite abafana bamukurikirana kandi baririyo, bivuze ngo nta kuntu agura abafana. Bruce Melodie yarazi ngo yakubise The Ben agashyikunda, gusa we hakamukubise mu matwi ndetse anamukubita ahababaza.